Aha, mbifurije ibihe byiza kugwiza imigisha no guhama gatunganwa mu byo mukora byose. Gendi Herve Iradukunda Ntwari, hano ni kuri Rukamyarungu. Niba utarakora subscribe uri gucikwa, niba uturebera content ukaza ntukore subscribe kandi tubigusaba, twe tukaguha n'ibyo utadusabye, tukagushakira content nziza nk'izi zatuma uruhuka mu mutwe, zikumenyesha, zigushimisha ndetse zinakwigisha abo nawe utatubaniye neza. Uyu munsi rero twigarukiye muri ya gahunda yacu ya ntugasaze yo gusoma ibitabo byinshi bitandukanye. Twibereye ku gitabo cy'Ikinyarwanda, tugiye kubasomeramo umwandiko witwa Uburyarya bwa Bakame, igice cya mbere, Bakame n'impyisi. Reka ntangire mu niyumvi. Kera izuba ryaracanye, imigezi irakama, nuko inyamaswa zose ziraterana, zijya inama yo gushaka uburyo zafukura iriba rirerire, zigira ngo none zageraho amazi ari. Inyamaswa zose zirabyemeza, uretse Bakame yabeshye ngo nta mbaraga ifite zashobora uwo murimo kubera ubumuga. Umwami w'ishyamba hamwe n'ibyegera bye, ingwe, imbogo, inkura n'izindi nyamaswa nini n'intoya, zemeza ko nizimara kugeraho amazi ari zizajya zijya ibihe byo kurinda iryo riba kugira ngo zibone uko zamenya uburyarya bwa Bakame. Bukeye Bakame igira inyota cyane, maze gushakira igicuma cyuzuye ubuki. Iritunganya, igenda ijya gushaka amazi yo kunywa muri rya riba, ariko izi neza uko iza kubigenza. Muri izo nyamaswa rero, impyisi ikaba ariyo yari yabanje kuririnda rya riba. Bakame irakuzira, isanga impyisi yahageze kare, yicira isazi mu jisho kuko yari yamaze kurambirwa no gusonza, nta gasazi na kamwe kayicaga ahita kamize. Irabukwa Bakame, irayibwira iti, cyo se baka, aho ntufashwe ugejejwe ahani, ntiwavuze ngo waramugaye? Bakame irayisubiza iti, aho none ntugira ngo nkeneye amazi yawe? Humura nifitiye ayanjye arusha ayanyu kuryoha. Icyo gisubizo gituma impyisi igira amatsiko, maze ibwira Bakame iti, mpanse nsomeho numve. Bakame ihereza cya gicuma, iyibwira iti, akira maze wiyumvire ukuntu amazi yanjye atagira aho ahuriye n'ayanyu. Impyisi irakira, isomye iravuga iti, araryoshye cyane koko. Noneho Bakame irayisubiza iti, soma wica akanyota. Iragotomera, ikurikiranye uburyohe, igicuma iragikonoza, maze umusinzi atembagaraho. Bakame ibibonye ityo, yegura igicuma cyayo, iravoma. Imaze kuvoma, iriyuhagira, irangije irayatoba cyane kugira ngo yerekane ko itwaye za nyamaswa z'indagahigo, nuko irigendera. Impyisi aho ikangukiye isanga Bakame yandurutse, amazi yahinduye ibiziba, nuko bihehe ijya kubitekerereza izindi nyamaswa, maze zirayitonganya cyane zivuga ziti, nta kamaro kawe. Impyisi nayo iti, ngaho namwe nimwigireyo muzaba mureba ukuntu ako kagabo ari akanyabwenge kandi gafite amazi meza, kayaguhanga unyweho ugasinziriraho. Icyo ni igice cya mbere, reka dukomeze igice cya kabiri cy'Uburyarya bwa Bakame, Bakame n'akanyamasyo. Nyamara ariko izasimbuye ya mpyisi ntizashoboye kuyirusha ubutwari. Imwe gusa muri zo niyo yashoboye gufindura uburyarya bwa Bakame. Nyamara zose zarayisuzuguraga, zikayihinyura kubera ingendo yayo nuko imeze. Akanyamasyo muzi ukuntu kagenda gahirima, ariko karakugendeye gakururuka, kageze kuri rya riba kihisha mu mazi. Bakame uko yakamenyereye iraza no kwiriba, yihamagaza ubusa igira ngo irebe ko hari indi nyamaswa yaba yaje kurinda amazi. Ibonye ko ntayo, iriba irarishoka ngo ivome nk'uko bisanzwe. Itaratangira kuvoma, akanyamasyo kaba kayisingiriye akaguru, karayikomeza karayijyana n'imbere y'umwami w'ishyamba. Inyamaswa zose zirakorana, inama zimaze kuyinoza, Bakame icirwa urubanza rwo gupfa iciwe umutwe. Ubwo ariko mbere yo kuyica umutwe, zagombaga kuba ziyiboshye kugira ngo itabona uko icika. Mu gihe zigishaka umugozi ukomeye, Bakame irazibwira iti, mbese ubwo muriruhirizi mwazanye kariya kavovo ntigahagije? Uretse no kukambohesha, ubwako karahagije kugira ngo mpfe mutarinze kunsha umutwe. Erega ntabwo Bakame nduhije. Izindi nyamaswa ziti, ni koko Bakame itubwiye ukuri. Nuko zireba akavovo k'insina, maze zirakayibohesha. Hashize umwanya akavovo karuma kubera izuba. Nuko Bakame imenya ko igihe cyo kwicikira kigeze, itangira kwizinguriza kuri ka kagozi. Inyamaswa zari ziyirinze zirayibaza ziti, ko turuzi wihotagura tukumva ko kagozi gaturagurika, ubwo uri mu make? Bakame irasubiza iti, ntibibatangaze, ubwo natangiye gusamba ndetse mu kanya murabona mpfuye rwose. Nuko zimaze kwizera ko Bakame itagishoboye gucika, zitangira kwiganirira. Mu gihe zikibereye mu kinwanwa, Bakame ihengera zihuze, iratimbira, akagozi iragaturika, isimbuka
iguruka rimwe nk'umurabyo irazimira pe. Inyamaswa ngo zikebuke zisanga Bakame yagiye kera, zisigara zimanjiriwe, naho Bakame yisangira nyina mu ndiri yayo aho yari yitegerereje. Icyizere kiraza amasinde, wiringira ijosi rikakubyarira umwingo. Iyo inyoni zigiye inama abarinzi bajya indi, utazi ubwenge shima ubwe, akagabo gahumura katababuye. Aha ndeka ngaruke mbabwira nti mwakoze kunkurikira cyane, mwikorere subscribe. Uburyarya bwa Bakame ibice bibiri byose nizere ko maze kubyumva. Abantu benshi muri iyi minsi hari igihe baza n'uburyarya, baramubwira ngo akore subscribe agahita akubwira ngo nayikoze ariko atayikoze. Twe tukabe ba Bakame tujye tuba abantu bazi ubwenge nyine barafasha.